inshuti zacu mwese abadukurikiye muri uyu mwanya nitwa Emi, turi kuri Team TV. Team TV turanezerewe, turi kumwe na mama Abuja nyiri Iyi Channel yitwa Mama Ganza. Mama Ganza amaze kuba umusitari, azangurira ka nge nitwa Emi, ngira umugisha kubana Mama Ganza turamwakira ubushize mu kiganiro cy'ubushize twari kumwe n'umupapa wahuye n'ibibazo yo kuba ari umwana wavutse ntamenye ababyeyi, hanyuma akura nabi. Amaze gukura nabi, amaze kuba mukuru, rimwe n'imwe akajya agira isoni ryo kuvuga ati mfite papa, mfite mama. Tugirirwa umugisha wo kuba dufite umumama wakunze kuba atwemera ko azatumira n'abapapa bakajya batuganiza ku buhamya bugiye butandukanye muri ibi byiciro. Hanyuma turi kumwe muri uyu mwanya, tugiye kukwakira, ariko n'ubundi turasa n'abakomeza kuri topic tutarayivaho, aho tuza kwibanda kuvuga ngo aba bana bamwe bari mu muhanda, bamwe bafata umwanzuro wo kuba mu muhanda, abandi bafata umwanzuro wo kwiyahura, abandi baravuga bati ntituza ababyeyi, bahura n'ibibazo bikomeye. Ariko mbere yuko tukwakira kugira ngo tuze kurasa ku y'intego mu kiganiro kitari buze kuba kirekire, turi buze kwibanda cyane cyane ku babyeyi b'abadamu bazi ko abana bababyaye, ariko agaceceka akavuga ati sinzamubwira se kubera iyi mpamvu. Mama Ganza karibu. Tangiye ubanze ubibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuje mwese inshuti za Team TV aho muri hose ku isi hose. Ndabasuje mu izina rya Yesu, nejejwe no kongera kubana namwe uyu munsi. Ni ubuntu Imana yatugiriye, nta mpamvu yo kutayishima. Nezejwe cyane rero na za comment zanyu, mujya mu commentinga mukagira ibyo mumbwira no ku ruhande. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha mwese. Ni uburyo bwo namwe, ni umusanzu wanyu murimo gutanga cyangwa muri mutanga kugira ngo uyu murimo ugere aho Uwiteka yagennye kuzagera. Imana ibaha umugisha mwe mukora like, Imana ibaha umugisha aba commentinga, Imana ibaha umugisha abasangiza bagenzi babo, Imana ibaha umugisha mwese ku gikorwa icyo ari cyose. Ushobora no gupfukama gusa ukadusengera ukavuga uti Imana indoto zabo uzazisohoza. Imana iguha umugisha wowe watekereje gutyo. Rero tunejejwe no kongera kubana namwe uyu munsi. Emi, Imana imuha umugisha cyane. Amen, ndabakiriye. N'abandi bose dufatanyije uyu murimo, Imana ibaha umugisha. Rero nkuko yabikomojeho ubushize hari umupapa Pastor George, Imana imuha umugisha cyane. Yarakoze no kunyemeye gutinyuka cyane, yaratinyutse atubwira ibintu bikomeye cyane, atubwira dusobanukirwa ko n'ababyeyi akenshi twari tuzi ko abapapa ari bababyeyi bijya bikomerera nyine kudaha agaciro wa mwana yabyaye, akamuta ukumva ntacyo bimutwaye, ariko ugasanga mama abanye na wa mwana akaramata mwihambiriyeho, abanye nayo mu bikomeye, mu byoroshye, mu mvura, mu mbeho, akamwihambiraho. Ariko ubushize rero yatubwira ibintu bikomeye, nta kindi yabikoreye ni ukugira ngo areme umutima wa wundi ubifite, wari uzi ko isi yamuguyeho, wari uzi ko ari we wahuye n'akaga kuri iyi si, wari uri hariya yenda ashaka kwiyahura abona nta mpamvu yo kubaho. Wari uri hariya se navuga ati nta n'impamvu yo gushaka edayeri cyangwa wari ufite ibitekerezo bibi kubera ubwo buzima bwe yabayemo cyangwa uburyo yavutsemo. Nicyo Pastor George yabikoreye kugira ngo agire uwarema umutima. Pastor George ahura Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Amen. Rero dukomereje aho ngaho, ndahumuriza abo bana bishobora kuba byarabayeho cyangwa n'ubu biriho bibaho. Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga zo gukomera. Yavanye na Pastor George niyo nanone yabana nawe uyu munsi. Ni umugabo wubatse, ufite abana, ufite umugore mwiza genda bazi uzamunyereke neza cyane. Ni umugore mwiza Mama Jori. Nawe afite umwana twitiranwa yitwa Jori. Ni ukuri ni umuryango mwiza kandi nishimira. Imana yo mu ijuru rero yabanye nawe ikamukomeza, ikamwubakira, ikamugira uwo ari uyu munsi. Wowe warebye icyo kiganiro, ni ukuri ambara izindi mbaraga, umenye ngo aho uri mu mihanda cyangwa muri rigori cyangwa mu kababaro hirya no hino huri, kubabara kwawe ntabwo ari ko gupfa. Imana yamurinze, Imana yamurwaniriye, yatumye nawe aho uri utarahaguye, utarapfuye.
niyo ishobora kuzagufasha ukabamo umugabo wo guhamya imbaraga zayo. Ese wowe yenda utari ufite Imana muri wowe wavugaga ngo nawe Pastor George ntabwo yari azi Imana icyo gihe, ntabwo ari imbaraga mbese z'agakiza zamufasha, ni ubuntu bw'Imana bwabanye nawe buramufata buramukomeza avamo umuntu uwo ari we uyu munsi. Izo mbaraga rero nizo nkwaturaho, nizo zizagukomeza, nizo zizakubera akabando kagusindagiza zikazakugeza kuri destiny yawe. Ariko urimo urabwira wa mwana? Ndabwira wa mwana, ndaganira na wa mwana. Ushobora kuba ari ku muhanda, ushobora kuba ari umukozi mu rugo rw'umuntu runaka, ushobora kuba ari mu muryango runaka ariko abayeho nabi, ushobora kuba muri make afite ako gahinda kamugobetse kamubabaje kamuzengereje amanywa nijoro, ushobora kuba aradasinziriye, ushobora kuba arya ntibigere mu nda kubera ako gahinda. Imana yabanye n'uriya mukozi w'Imana, niyo Mana nawe izabana nawe ukagera hahandi aho yaguteganirije, nk'uko nawe ubwe uyu munsi ubuzima bwe tubuzi burimo bugenda neza. Rero ababyeyi b'abamama bishobora kuba byarabayeho, namwe nabahumuriza nkanze nkabahumuriza kuko namwe mukeneye ihumure. Reka nabo bakeneye ihumure. Yes. Ariko haraba barafashwe ku ngufu. Hari umubyeyi wafashwe ku ngufu, hari umubyeyi wari ufite gusa inshuti bikanga ababyeyi wa mwana bitari muri gahunda. Hari umubyeyi, hari impamvu nyinshi rega burya, hari impamvu nyinshi zituma habaho kubyara umwana agahura n'ibyo bibazo kubera ko utari witeguye. Uko namaze kubona iyo uri umubyeyi iyo uri umugore ufite umugabo, bijya bibaho nabyo rega burya, akababazwa n'uko abyaye wa mwana kubera ko bari barihaye gahunda ibyara 2 cyangwa 3, heza bakikanga babyaye 5, wa mwana wa 5 cyangwa wa 4 ugasanga umugore amuvugiye amagambo menshi, ababajwe cyane nuko yamutwite, agize agahinda kenshi. Nabyo menye yuko bitajya biba kuri babandi gusa batavutse kubashakanye, n'abashakanye bijya bibabaho. Ariko ntago bibabaho ngo umwana yeberwe se. Nta muyoberwa ko nawe afite agahinda ke ko yose mu maraso. Amaraso? None gute? Wa mugore yatwite umwana, nababwiye ko ubuzima bwabaho bwose wa mwana nabubamo. Agahinda umugore agira atwite kajya mu maraso ya wa mwana. Umunezero umugore agira atwite ujya mu maraso ya wa mwana. Bikaba automatically ku buryo utirirwa uvuga ngo ni amagambo yamubwiye akuze, ndakwanga we waje no mu gihe cyo ntagushakaga. Ya magambo yavuze atwite wa mwana hari ubwo amugiraho ingaruka ikomeye cyane, akazakurana icyo gikomere wowe utabizi nawe atazi ikimutera, kikamuhungabanya bikomeye cyane. So reka tuganire nawe wundi rero ushobora kuba yarabyaye umwana ntamubwire papa we kubera impamvu imwe cyangwa iyindi. Nawe ndamuhumuriza, byemere muhumurize nawe, nuko nawe afite impamvu burya yatumye ayishaka atabwira umwana papa we, kandi nawe nta gahinda burya kafite rega gakomeye cyane. Rero ntimukicara ngo mwumve ko kuba yari mama we yagomba kumubwira icyamunanije burya. Nicyo cyo agaciro cyane nkahita amubwira ngo pori, nuko nawe ubwe yakanejejwe n'ikinejeje umwana we, yakabaye agubwa neza ari uko umwana we ntaguwe neza. Icyo cyatumye abura imbaraga zimubwira zikamubwira ngo mwana wanjye papa wawe ni uriye. Either nuko yamubyaye kuri umugabo wundi, yamubyaye kuri musaza we, yamubyaye kuri nyirarume, yamubyaye kuri se wabo, yamubyaye kuri sekuru, yamubyaye. Bijya bibaho, birahari, ayo mahana arahari hirya no hino. Ariko namukomeza amubwira ngo nubwo byakubayeho byarabaye, wenda se ni ukubera ko wari mu buzima butoroshye ukagenda uzi kuri ari bugufasha kari we ukubyaraho wa mwana. Ese yenda ni ukubera uburushyi bw'impande zose butandukanye bw'umuntu atamenya, cyangwa se yenda yanagufashe se ku ngufu. Ariko jewe uri we wese icyo wakiyemo cyose ndaguhumuriza. Namara kuguhumuriza nakubwira ngo birashoboka ko wari gupfana na wa mwana umutwite, birashoboka ko iyo nda yari kuvamo, birashoboka ko wari gupfa wa mwana avuka akabaho wowe ugapfa. Hari ibintu byinshi byo wagatekerejeho uyu munsi
ukavuga uti reka ibi ngibi bimbere izindi mbaraga. Ibyo byose iyo wabitekerejeho bizakubyarira imbaraga zo kuvuga ngo ese wa mugani buriya Imana niba yaremeye kavuka buriya ntihari impamvu yo kuvuka kwe, bikwambika izindi mbaraga. Umwana nagera igihe cyo kuba yagira amatwi yumva akanakira ibyo yumvise, uzamuganiriza uyimubwire. Ntabwo byoroshye, ni ikintu gikomeye cyane, ariko bizahera hariya hasi. Bizahera kuzibuka ko hari ibyo watekereje bibi wa mwana ari mu nda yarabivivaga. Burya hari amagambo mabi wavuze wa mwana ari mu nda yarabyumvaga, yarumvaga. Umwana atangira kubaho akiba mu nda, apfa kuba mu nda yawe, atangira kumva, kuko numva ari nkaho ari nk'umutima wawe muba muri kumwe, muri umuntu umwe, ubuzima bwawe bwose arabuviva. Banza rero numara gusobanukirwa icyo kintu, yandi ushobora kuba haribeshyaga ngo ntabwo inda yumva. Niba umaze gusobanukirwa icyo kintu, reba ukuntu ubanza kurema ubucuti n'uwo mwana. Shakisha ubucuti nawe, tangira umukunde, umuganirize, umubere inshuti, umube hafi cyane. Nakubaza papa ntumuture umunabi, ahubwo umbwire uti sweetheart, inshuti yanjye, ntugire ikibazo, vuba aha ngaha turaza kuzamumenya. Yicarane icyo cyizere, yicarane uwo mutima uremetse, yumve ko utabimuhisha ku bushake, yumve ko mbese reba ukuntu umugira inshuti, bizatuma igihe nikigera ukayimubwira azabyakire aguwe neza cyane. Wa mwana rero mu gihe cyataragera igihe cyo kumva no kubwirwa no kwakira, bizagorana cyane kugira ngo uzayimubwire yumve, bizagorana cyane. Hari naho byamugora yenda akanakwanga, ariko mu by'ukuri niba uyu mwana agejeje igihe cyo kumva ukabimubwira, ni ukuri azavuga ati no guhera na kera nubwo bwose nari ntafite papa, ariko ni ukuri mama yambaye hafi, yambereye inshuti nziza, yaranganirizaga akankomeza. None rero nabonye data ari Imana, ukumva ufite impamvu yo kwishima, ari mama wawe wakubaniye muri ibyo, ukumva ufite impamvu yo kumushima, kandi ukumva ufite n'impamvu yo kumwirata mu bandi babyeyi, ukavuga uti jyewe mama yahagaranye nanjye. Aho undi mwana azakubwira ati jyewe naramumubazaga akankubita iryo joro nkarara nabi, cyangwa namumubaza akanyima n'ibyo kurya iryo joro, kubera yuko afite ibyo yibuka. Burya habaga hari ikimutera nawe. Umwana iyo amubajije akamwuka umunabi, hari ikimuti ahita yibuka ukuntu iyo twita wa mwana bitari muri gahunda, wa mujinya wa muntu atari bubone ngo bari wawutura, akawutura wa mwana. Ariyo mpamvu rero nakomezaga uwo mwana uri muri ubwo buzima mubwira ngo hari igihe kizagera ukamumenya papa, ukamenya aho ukomoka, ukamenya niba uri umusinga, niba uri umwega, niba uri umuki, nawe ukanezerwa nk'abandi bana. Ukagira anti cyangwa shangazi cyangwa nyogosenge akajya akubwira ngo mwana wanjye rwose duca aha tugura ka, nawe ukazagira ubwo wicana na bagenzi bawe ukajya uganira ibyiza bya nyogosenge, ibyiza bya so wanyu, babyara bawe, abana ba nyogosenge, abana ba so wanyu, wa munezero nawe ukawubamo nk'uko n'abandi bawubaye. Ese Mama Ganza, wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi, urimo urabivuga nyine emosiyo zikaza. Hari abadukurikiye muri uyu mwanya baciye muri ibyo bihe bakuru, nahoze ndiho nibaza niba ufite gahunda yo gutegurira abantu benshi bagiye baca muri ibi bintu bakaganiriza abantu ibintu byaciyemo, abatumirwa tukabitegura kugira ngo mu gihe kizaza nabo tuzatangire kubakira. Mbere yuko musezerera rero, kugira ngo wenda iyi message itambuke, icano n'ishyashya, niba uyigeze hari ubwa mbere ukore subscribe n'izo nyuguti ziri hasi z'umutuku, cyangwa se s'abonner ukoresha ururimi rw'igifaransa, hanyuma ukore like, ukore share niba ukunze iki kiganiro. Imana igumugisha. Mbere yuko dusezerera mu Mama Ganza, kandi akaba n'umuyobozi w'iyi channel, mbere yuko agenda reka aduha ubutumwa yari yatugeneye uyu munsi, ariko kubijyanye n'abatumirwa n'ubundi bazakomeza kugaragara kuri iyi channel, hanyuma tugane ku musozo w'iki kiganiro birumvikana. Murakoze cyane. Ubutumwa nabaha nuko Imana ikiri ku ngoma. Imana iracyari ku ngoma, kandi izahoraho uko yari kera niko iri n'ubu, ni nako izahora. Ntabwo nta muntu wayitoye ngo wenda kizagira igihe ivuge ngo manda yawe irarangiye.
nta kintu mbese kizayinyeganyeza aho kikure ku ntebe yayo, oya nta na kimwe. Ni ukuvuga rero ngo aho uri hose ukomere, wumve uguwe neza, wumve ko muri ibyo bibazo urimo uri kumwe n'iyo Mana, wumve ko ibintu byose byucamo uri kumwe n'iyo Mana, ukomere, wumve ko igihe cyawe nikigera cyo gutabarwa uzatabarwa. Rero nk'uko yarambajije, dufite abatumirwa batandukanye bazajya babana natwe hano, dufite ubuhamya bukomeye buzajya butambuka hano. Icyo tugamije ni ukukurema umutima wowe wari utentebutse, wari ucitse intege, wumvaga yuko wahuye n'akaga karenze ukundi muntu wese kuri iyi si. Rero abazaca aha bose bazahanyura bababwira ngo nanjye byambayeho, ariko navuyemo umugabo ukomeye, navuyemo umukozi w'Imana uhambaye, navuyemo umugore uhesheje urugo rwanjye ishema, ndetse n'abaturanyi banjye bose bazi yuko ndi umugore w'indashyikirwa, navuyemo umugabo buri umwe wese aza kugisha inama, navuyemo birashoboka, nta kidashoboka. Aho Imana, ahari Imana ubundi nta kinanirana. Rero iyo Mana yadukoreye ibyo byose, yakoreye abatambutse hano nka Pastor George uwo murimo ukomeye ikawumukoramo. Iyo niyo Mana izavugwa n'abandi bazaza, niyo Mana izahamwa n'abandi bazanyura hano. Turabafite benshi abakozi b'Imana, abavandimwe n'inshuti hirya no hino, bose bafite uwo muhamagaro wo gukomeza abantu bashobora kuba barahuye n'ibyo wahuye nabyo. Rero ndakurarikira ko uzakomeza kubana natwe kuri Team TV, ndetse hazagera n'igihe cyo kigerwaho cyo kuzahaguruka noneho tukajya mu bantu hirya no hino, tugafashisha ibintu bifatika, tukanaganira nabo. Ahari yenda hari uri hanze hariya ufite ubwo buhamya ariko tudashobora kuba twabona hano ngo ababwire, ariko umunsi twamanutse tujya kugira icyo tumufashisha gifatika, akaba yatumenekera akatubwira ubwo buhamya. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, muri inshuti nziza, inama mutanga zitugeraho zikatugirira umumaro, uko ziduha izindi mbaraga zo kugira ngo dutegure n'ikindi kiganiro. Like yawe ifite umumaro cyane, iyo usharize cyangwa usangije ibiganiro bifite umumaro cyane, kuko buryo tuganira gutya mwese murabibona ibiganiro, mwese murabikurikira, ariko hari wundi w'Imana yateganije ko kizamugeraho kikamugirira umumaro, kikamukura aho yarari yumva ko ari we wenyine. Rero kabyara, iyo usangije hari aho waba uri ikiraro cyo kugira ngo bwa butumwa butambukireho buzagere ku Imana yateganije kuzageraho bukamufasha. Imana ibaho umugisha cyane. Okay, Imana iguhe umugisha Mama Ganza, urakoze cyane. Reka tugushimire, tugusabire umugisha. Abashaka nimero ze mushobora kuzibona hasi aho n'undi kiganiro. Mwakoze cyane, nge nari Amy, hanyuma nari kumwe na Mahabuja muri iki kiganiro. Amen.